Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikire channel yitwa Niyabivuze TV ndetse Niramiro TV na Zirikana TV. Tubahaye ikaze. Amahoro y'Imana abane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye n'ibiwanyira mu gitondo, mugire igitondo cyiza. Aba yari mu ijoro, mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu. Imana y'amahoro ibaduhera umugisha kuko mwatubera inshuti nziza zakadasohoka. Ku bitekerezo byanyu, gukora subscribe, share, like, comment, turabibona byose. Turavuze ngo Imana ibasubirizaho mwakuye hose kandi iyo mwakoreye izabaduhembere. Hanyuma udafite amaro umutima Imana yaguhe, udafite ibyiringiro Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Nkuko twababwiye ko tuzadufata igihe tukagaruka kuri izi TV ko tuzibabwiye ko zingana, tukazana ijambo ry'Imana, tugahugurana, tugaganira, mbese muri byose. None turagarutse tuje kubabwira iki Imana ishaka ku bantu n'icyo ibadutumye mu izina rya Yesu. Hanyuma imbere ya kamera zacu turabona umutumirwa waje aje kutuganiriza ku by'Imana, azanye ubutumwa bw'Imana. Mutumirwa uraho neza? Uraho neza. Umeze ute? Ndaho ndashima Imana. Kutavuga cyane ra? Ndaho ndashima Imana. Ese nk'umuntu utari yari? Oya, nariye. Wariye? Imana igomagije. Hanyuma ndabona ukeye, ndabona waje mu ishati y'umutuku uyu munsi. Amen. Wajyanishije n'inkweto. Uyu munsi ntago mberetse inkweto naho butaha. Ariko yajyanishije uko mubona yambaye hejuru no ku nkweto niko yambaye ku bantu mutari kumureba ku maguru. Hanyuma ni pantaro y'umukara mu gashati keza gakeye. Hanyuma umeze ute rero? Ndaho. Ntago twaduherukanye ko tugusanze ku musozi kandi bitemewe. Sha umva narendemo ndasenga. Ari murasenga. Hanyuma none uratwemereye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagusanze sibyo ko nge nari mbizi ko waje ku musozi. Ndavuga ati reka nceyo ndebe ko uyu muntu yatubwira ku ijambo ry'Imana ari mwari amavuta arimo ku musozi, asengera n'abantu ari ku musozi, abwiriza abantu ari ku musozi, kuko twamenye neza ko Yesu yamaraga guhanura no kubwiriza igihe cyaragiraga akagenda akajya gushaka imbaraga ku musozi. Nawe waje gushaka imbaraga. Imana igumugisha. Hanyuma witwa nde? Ndibwami Evariste. Ndibwami Evariste. Uri umupapa? Ndi umugabo w'abana 5 n'umudamu. N'umudamu. Uri umukirisitu? Ngo ntago waza kuri izi kamera utari umukirisitu. Oya. Twe ntago twemera abantu batari abakirisitu. Ndi umukirisitu. Gusa ntago turabonera amadini. Idini ryose waba urimo turakwakira, ariko uri umukirisitu. Hanyuma turakwakira rero, utarakora subscribe, yikoreshe, like, comment, usangize n'abandi bigano byacu ko bikurikirana byo bibona uko bikurikirana. Hanyuma tugiye guhakanya Ndibwami adusengere, namara kudusengera aze kudupfunyurira ibyo yadupfunyikiye Imana yaje yamwikoreje kugira ngo abituzanire. Hanyuma ni karibu no gusenga Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, kadusenga Imana. Yego. Mana uri Imana ikomeye. Kandi uri Imana ifite imbaraga. Yesu we. Uri Imana yumva gusenga. Turagushimiye, twarakubonye. Haleluya. Twarakubonye bikomeye. Wabanye n'u Rwanda, bana n'amahanga, wabanye n'isi yose. Sinajyanira icyubahiro. Hola simnima editado bene. Pewasito pe enima. Lala webone sasi. Herasi widi bini kutango. Sheni maigidi bini sasoma. Kano kanya turasenze. Duhamagaye imbaraga z'Imana. Duhamagaye gukora kw'Imana. Duhamagaye uburinzi bw'Imana. Imbaraga yose itakuvuyeho nikubitwe hasi nawe mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo Mwami abantu bose bazakurikirana iki kiganiro, reka umucyo w'Imana uzamurikire kandi uburinzi bw'Imana buzabeho ndetse n'ubutabazi bwawe Mwami. Reka muganze muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Namwe mbona kuva kare unyicura ingohe umbwira ati naje nikoreye, naje mpfunyitse, ntuze kumarira akanya rero mpakanya nanjye mvuga iki Imana intumye ndakaguhaye Ndibwami amavuta y'Imana kuri kweri. Amen. Imana ibaho umugisha. Dushimiye abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Yego. Badukurikirana, Uwiteka abagirire neza. Amen. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Narindi kuri uyu musozi. Yego. Kandi narindi gusenga. Yego. Hari abantu njya numva bavuga ngo barimo basenga, ngo basengera igihugu cyabo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo njyewe ikintu cyanzanye ku musozi uyu munsi ni ugusenga nsengera isi yose. Yego. Njyewe ndimo ndasengera isi yose, kandi mu isi yose igihugu cy'u Rwanda kiba kirimo
mu isi yose amahanga abarimo, abanyamahanga baba barimo ndetse n'abanyarwanda, Afurika yose ibirimo. Hanyuma rero ndi gusenga, Imana yampaye ijambo. Imana yampaye ijambo ngo ndigeze ku isi yose, abantu bose bumvira ijambo. Reka turisome, riri muri Daniel. Riri muri Daniel igice cyaho cya 6 tureye ku murongo wa 20. Haravuze ngo bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya ku rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniel yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniel ati, yewe Daniel umugaragu w'Imana uhoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniel asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere y'Imana ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezezwa cyane, ategeka ko bakura Daniel mu rwobo, mu rwobo. Nuko bakuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Reka dusimbuke tujye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 9 umurongo wa 35. Haravuze ngo Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka. Amubonye aramubaza ati, mbese wizeye umwami Imana? Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka. Amubonye aramubaza ngo, mbese wizeye umwana w'Imana? Narindi hano kuri uyu musozi, hanyuma ndebye nitegereje, umuntu arambwira ngo anyereka inzobo nyinshi cyane, anyereka ibintu bisa n'ibyobo, nkabona inzobo nyinshi. Hanyuma mbaza umuntu twavuganaga, ndamubaza ngo, mbese ko mbona imyobo myinshi cyane, kandi nkaba mbona abantu benshi, hari umuntu uri kubajugunya muri iyi myobo? Hanyuma mbaza uyu muntu, hanyuma uyu muntu wari umagaze impande arambwira ngo, mbese tegereze cyane. Hanyuma ndareba ngo mbona abantu benshi cyane barimo baragenda bajugunywa mu myobo. Hanyuma uyu muntu umubajije arambwira ngo, uriya ni umudayimoni urimo uraza ujugunya abantu mu myobo. Hanyuma Imana irambwira ngo ntangarize isi yose, mbabwira ngo shitani yahinduye ingamba. Shitani yahinduye ingamba mu bantu basenga n'abadasenga. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo abantu nibabe maso. La sitope edita penima isikayigome. Imana irambwira ngo dore Satani acukuye inzobo nyinshi cyane zitandukanye. Uwiteka avugana nanjye arambwira ngo nta handi ubuhungiro buri, ni ku Mana. Umuntu wanyerekaga ibyo byose, hanyuma agiye kunyereka, anyereka ikindi kintu kimeze nka firigo. Era sinima edita anyereka ikindi kintu kimeze nka firigo. Nabonaga ari firigo nini cyane, nkabona iki kintu kimeze nka firigo. Arambwira ngo itegereze urebe. Hanyuma ndebye mbona ni ikintu kimeze nka firigo. Iki kintu cyarimo igihu kinini cyane. Hanyuma ngo ngiye kubona ngo nkabona umuntu arimo aragenda afata abagore, agafata abagabo, agafata ingeri zose. Atarebye ngo uri umukecuru, atarebye ngo uri inkumi, atarebye ngo uri umwana, atarebye ngo uri umusore, ahubwo yafataga umuntu akamujugunya muri iki kintu kimeze nka firigo, agahita gufungiranamo. Hanyuma mbaza uyu muntu twari kumwe, arambwira ngo ngende marayika, naje kuguhishurira ibintu bikomeye. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ntangarize abantu, babwira ngo nimube maso. Lasini mayigome, mwongeze amasengesho, ngo kubera ko shitani ajugunya abantu muri firigo. Hahandi wowe wahanuraga uzumva ko byagukamanye, hahandi wowe wabwirizaga uzumva ko ijambo ryagukamanye, hahandi wowe wakiranukaga gukiranuka bizarangira.
Imana irambwira ngo mbwira abantu mbabwire ngo dore shitani yamanukanye ikintu kimeze nka firigo ajya gufungiramo abantu. Hanyuma ngo ngiye kubona ngo mbona rasini mayigome ngo nkabona umuntu wese ugeze muri iyo firigo ubukonje buri kugenda bumwica gahoro gahoro. Imana irambwira ngo ntabwo ari urupfu rwo mu buryo bw'umubiri ahubwo ni urupfu rwo mu buryo bw'umwuka. Rero birasaba iki? Umuntu agiye gupfa agenda. Imana irambwira ngo niba amaso kuko shitani ntabwo aje kwica abantu mu buryo bugaragara ahubwo aje kwica abantu mu buryo bw'umwuka. Umuntu akagenda ari umurambo. Mana ivugana nanjye rambwira ngo mbabwire ngo abantu nibaye maso. Hanyuma uyu muntu nine dusomye kinigihe cya Daniel. Hanyuma ngo Daniel muramuzi cyane. Daniel ari umuntu usenga. Daniel ari umukiranutsi. Daniel yubahaga Imana yaramye isi n'ijuru. Daniel yazize iki? Yazize gusenga. Daniel ngo yarasengaga cyane bikomeye akubaha Imana agasenga agakiranuka. Ariko ngo Daniel Imana iza kumutekerezaho. Daniel mwibuke ko bamufashe akaba umunyagano akajya mu gihugu kitari icyabo. Hanyuma ngaranyagwa. Amaze kunyagwa Daniel amaze kunyagwa nta kindi ngo yaragiye aratona ku mwami abo mwizerwa ku mwami. Umwami amugiraho umugisha agiraho umugisha ku mwami. Hanyuma uyu mwami ngo afata igihugu cye agiye kugicamo ibihugu 120 ngo kugira ngo afate abayobozi bazajya bayobora iki gihugu. Hanyuma uyu muntu witwa Daniel ngo aratoranya Rasinima Edita Pewa Sini Ngome Nekudi Bini Sase. Ndagira ngo mbabwire ngo iki ni Imana ije kongera gutoranya. Iki ni Imana iri gutoranya. Yo n'umwaka wo gutoranya. Yo n'umwaka Imana ije kongera gutoranya abakozi nyabakozi. Hanyuma umuntu witwa Daniel ngo aratoranywa. Amaze gutoranywa agiye guhabwa intara azayobora. Hanyuma ngo abantu bari hafi y'umwami abantu bakomeye ngo baragenda bandika urwandiko baragenda bagambanira Daniel. Ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe shitani yazamuye umwuka wo kugambanira abantu. Shitani yazamuye umwuka wakagambane. Rero biragusaba iki? Biragusaba kuba maso ugasenga Imana. Imana ikakwirukana umwuka wakagambane. Y'umwuka wakagambane wageze mu itorero. Y'umwuka wakagambane wageze mu bahanuzi. Y'umwuka wakagambane wageze mu isi yose. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo abantu nibabe maso. Imana barinde umwuka wakagambane. Waragambaniwe mu kazi abantu barakugambanira neza barakwirukana. Ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo arinze abantu mwuka wakagambane. Muri uku kwezi kwa gatanu tujye kwinjiramo Imana umwuka wakagambane kubitiye kure Rasitopedita Penima Isikayigome. Hari umwuka wakagambane Imana ikuyeho. Hanyuma Daniel wabandikira umwami utwandiko. Bantu barinjira baragenda babwira umwami baramubwira ngo mwami nyagasani rero urabizi iri tegeko ry'Abamedi n'Abaperesi reka turyanzure yuko umuntu wese uzajya ugira ikintu asaba atakigusabye azajugunywa mu rwobo ntare zikamurya. Atajugunywa mu rwobo agatemagurwa. Iri tegeko babwira umwami ngo ryanzure kwari ukugira ngo bazafate Daniel bazamufate bamugambanire bamwice kubera yuko yarazamuwe mu ntera kubera yuko Imana yari imutekerejeho. Daniel bakoze iki? Ngo barabyanzuye barabimubwira ngo ariko umwami yakundaga Daniel ndetse ngakamukunda cyane. Yari inkoramutima y'umwami. Imana yamuhaye igikundiro kuri Daniel. Hanyuma umuntu witwa Daniel ngo neza aba baminisitiri izi ngabo zikomeye babantu bari bafatanyije n'umwami kuyobora bagambanira Daniel. Umwami ngaragenda aba bamwandikira urwandiko baramubwira ngo rero byanzure ndetse wandika urwandiko hanyuma uteraho na kashe y'umwami. Daniel ajugunywe mu rwobo. Hanyuma ngo bagambanira Daniel. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mubyeyi we barakugambaniye kugira ngo wishwe. Wa mugabo we barakugambaniye. Mana yanyeretse abantu bajya bagambanirwa kugira ngo bicwe. Hanyuma Daniel ngo baramufata
baramugambanira biremera. Bamaze kumugambanira umuntu witwa Danieli, umwami ngo bamubuza amahoro. Baramubwira ngo ntabwo umuntu wese uzagigira icyo gusaba ajya gisaba wowe, utagisabye wowe kibese akagisaba Mana yo mwishu azajugunywa mu rwobo. Ndagira ngo mbabwire ngo umwami yari afite urwobo rwarimo intare bari barashonjesheje, bagombaga kujugunyamo abantu. Danieli ngo baramufashe, aya maboko y'abantu bakomeye baragenda bagambanira Danieli, bamwandikira urwandiko. Ndagira ngo nkubwire ngo hari inzandiko bana b'abantu bakwandikiye, wa mubyeyi we, wa mugabo we, hari inzandiko abantu banditse. Mana icagagura inzandiko zakagambane, Mana icagagura inzandiko zo kwicwa, Mana icagagura inzandiko bajya bakwandikira kugira ngo ucene. Mana icagagura inzandiko bakwandikiye, Mana icagagura inzandiko z'abadayimoni. Abadayimoni bakwandikiye urwandiko rw'impanuka, ariko Uwiteka acagagure izi nzandiko. La sitope edita pewa enima rero bone sase y'umuntu witwa Danieli ngo baramugambanira biremera. Mwami arabyanzura, maze kubyanzura ariko umwami abyanzura ngo arabwa ngo nimugende muze kugaruka ndababwira icyo nemeje. Hanyuma ngo umwami aragenda bitekerezaho, ariko yareba Danieli agasanga Danieli nta kibi yakoze mu gihugu. Yareba Danieli agasanga nta muntu yarenganyije. Yareba Danieli agasanga Danieli ntabwo yigezeho abonekwaho umugayo n'imbere y'Imana. Umwami ngo bigeze nimugoroba aba bantu baragaruka baravuga ngo mwami nyagasani, wibuka ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ryanzuye yuko umuntu uzajya usaba ikintu atari wagisabye zajugunywa mu rwobo. None Danieli we wa munyagano dore ubaka kanya arimo arasenga. Danieli ngo yasenze yaba yamaze kubyumva ko bamugambane, ngo yaragiye akajya asenga 3 ku munsi. Ndagira ngo mbwire abantu, babwire ngo yemwe mwabagabo mwe ntagira ikintu kibabuza gusenga. Mwababyeyi mwe nimukomeze musenge, mwabanyamahanga mwe nimukomeze musenge. Yemwe nimusenge, nimuhamagara Imana. Ngo Danieli akajya asenga 3 ku munsi, ngo aragenda ajya mu nzu ye bitewe nuko yari yumvise ko hari itegeko ry'umwami ryanzuwe ko nta muntu usenga. Danieli yakoze iki? Yagiye mu nzu arasenga. Ndagira ngo mbabwire ngo hari inzandiko za bucece Mana ijya gushanyaguza. Bari baravuze ko uzapfa, abadayimoni bakwandikira inzandiko Mana irazicagaguye. Bari bakwandikira urwandiko rw'ubukene, shitani n'abadayimoni yuko uzakena, ariko Imana ivuganye nawe irambwiye ngo mbabwire hari inzandiko Imana icagaguye. Bari barakwandikiye inzandiko zo kubagwa, Mana irazicagaguye. Bari barakwandikiye inzandiko z'uko uyu mwaka ugomba gupfa, nawe wabyiyumvagamo, ariko Uwiteka arazicagaguye. Ndagira ngo babwire ngo Danieli baramufashe bamujugunya mu rwobo. La sitope edita penima isika igome bamujugunya mu rwobo. Amaze kujya muri urwo rwobo intare ngo zanga kumurya, ntare ziragenda ziramurinda. Hanyuma ngo umwami araza afata Danieli, afata igitare ajyoma ku rwobo Danieli yararimo kugira ngo barebe ko yapfa. Hanyuma ngo bajyomesha ubushisha. Ndagira ngo nkubwire ngo Mana yavuganye nanjye, yambwiye ngo hari inzobo bana b'abantu batujugunyamo. Hari izo bakujugunyamo, wa mubyeyi we bakujugunye mu rwobo rw'uburwayi, wa mugabo we bakujugunye mu rwobo rw'ubukene. Bantu bagira ngo uzapfa bakujugunye mu rwobo rw'ibibazo. Ufite urwobo rw'amadeni, ufite urwobo rw'ibigeragezo, ufite urwobo rw'ubukode, ufite urwobo rwa keredi, ariko Uwiteka yavuganye nawe. Nubwo abantu bakugeretseho urutare, ibibazo kaba ari byinshi, kabona muri icyo gihugu rimwe, kabona intambara ni nyinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari inzobo mwanza arengeje abantu. La sitope edita edifodobin cy'umuntu witwa Danieli ageze muri uru rwobo, intare zanga kumurya. Bantu bakujugunye intare,
ariko nayo nkubwire ngo hari intare Imana ifunze iminwa. Hari intare ngo baragenda mwami neza haciye iminsi mwami ngajya mu nzu ye atekereza bantu bagiye bagira neza mwami ngabura amahoro bitewe na Daniel. Ndagira ngo mbwira abantu gukiranuka kwawe kujya kukuvuganira, kuririmba kwawe kujya kukuvuganira, kubwiriza kwawe kujya kukuvuganira, utitaye ibibazo urimo, ntitaye intambara urimo. Imana ivuganye nanjye yuko hari ahantu Imana igukuye. Umuntu witwa Daniel ageze muri urwaba rw'intare ngo akomeza gusenga, akomeza gukiranuka, akomeza kwirinda. Ndagira ngo nkubwire ngo urwo rwaba urimo byanazanye ijambo rikubwira ngo Imana igukura mu rwobo. Imana yanyeretse hari inzoba shitani yaracukuye abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo hari inzoba Imana isibye muri uyu mwaka. Hari inzoba shitani yaracukuye. Wewe wibonaga ko uri mu rwaba rw'ibibazo, wewe wibonaga ko uri mu rwaba rw'ibigeragezo, wewe wibonaga ko uri mu rwaba rw'amadeni, wewe wibonaga ko uri mu rwaba rw'uburwayi, wewe wibonaga ko uri mu rwaba rw'ukagambana, wewe wibonaga ko uri mu rwaba rwa gereza, wewe wibonaga ko uri mu rwaba rw'imanza, wewe wibonaga ko binari ibibazo. Ariko umuntu witwa umwami ngo aragenda aribambura mu gitondo cya kare ngo ajya ku rwobo Daniel yararimo. Ndagira ngo nkubwire ngo umwami Imana ahinduye itegeko ry'umwami. Amen. Hari itegeko ry'umwami Imana ihinduye. Imana ihinduye itegeko la sitopedita. Imana ihinduye itegeko ry'umwami. Imana ihinduye itegeko ry'umwami. Hari itegeko ry'umwami Imana ihinduye ku gihugu cy'u Rwanda. Hari itegeko ry'umwami Imana ihinduye ku nsengero. Hari itegeko ry'umwami Imana ihinduye ku banyarwanda. Hari itegeko ry'umwami Imana ihinduye ku bajugunywe mu nzobo. Aho wari upfiriye nujya gutabarirwa, aho wari urwariye niwe ukiriye, aho wari ushonjeye nujya kurira. Ahantu wabonaga ko business yawe igiye guhomba no wungukiye, wari ujya gufunga umuryango ngo witayire, ariko Uwiteka aravuze ngo asibye urwobo. Hanyuma umwami araza. Hari amaboko y'akarengane Imana igukuriyeho. Aya maboko yakujugunye muri gereza ariko urafunguwe. Imana yanyeretse ikuye abantu muri gereza. Hari amaboko yagufungishije wa mugabo we la sitopedita peni maisikango hewa isikaye gome. Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo abantu baragufashe bakujugunya mu rwobo. Wari ufite akazi keza, abantu amaboko akomeye araza arakugambanira, abantu barakwicisha, ariko Uwiteka avuganye nanjye. Imana imanuye amaboko ku buzima bw'abantu. Imana imanuye amaboko ku banyarwanda. Hari amaboko Imana imanuye. Imana ivuganye nanjye. Hari amaboko Imana imanuye mu rubyiruko. Uwiteka arambwiye ngo arengeye urubyiruko. Yego. Pani maisito pe edita herasi widibini nekita dobini sase lalawe bone kutango sheni maigome. Uwiteka avuganye nanjye. Mwibuke yuko Daniel yari amaboko yamujugunya mu rwobo ndetse bikemera, bantu bakamugambanira, ariko umwanzi yaraho. Umwami Imana amaramanuka ategeka marayika. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu witwa Daniel ngo yari ari mu rwobo ndetse rupfundikiye igitare. Imana igukura igitare cy'ubukene, Imana igukura igitare cy'ubushomeri, Imana igukura igitare cy'uburwayi, Imana igukura igitare cy'ibigeragezo. La sitopedita herasi widibini. Hari igitare bakugeretse hejuru, maragiye igitare cy'ubukode, ariko Uwiteka ategeka umwami. Imana isanze umwami akugiriye ubuntu. Imana isanze umwami. Uyu mwami ngo araza azenguruka ku rwobo Daniel yararimo, ngo aramuhamagara aramuga ngo yewe Daniel mugabo ukundwa, mbese Imana yakorera yabashije kugukiza iminwa y'izi ntare. Ndagira ngo mbwire ngo hari intare zari zikwasamiye. Wa mubyeyi we, Imana igukure
mu minwa y'intare hari intare z'uburwayi, hari intare z'ubukene, hari intare z'ibigeragezo, hari intare z'amadeni, hari intare za kanseri, hari intare za sida, hari intare urwaye, hari intare z'amara, hari intare zakwasamiye pera sinema ene kutipi. Ariko Uwiteka avuganye nanjye afunze iminwa y'intare zakwasamiye. aho usengera uri kurwana n'intare muri icyo gihugu, uri kurwana n'intare ene mayisika wa munyamahanga we, uri kurwana n'intare nasi w'idipini. ariko Imana ivuganye nawe, hari iminwa y'intare Mana ifunze, Mana ifunze iminwa y'intare. Mana igukuye mu rwobo wasengeraga mu rwobo, wa mushumba we wasengeraga mu rwobo, itegeko ryakugezeho ujya mu rwobo, wa muhanzi we Mana igukure mu rwobo. herasi w'idipini ukuye mu rwobo rw'ubukene, ukuye mu rwobo rw'ubushomeri, ukuwe mu rwobo rw'ubukode. ndimo ndabona abantu Mana bakura mu rwobo, ndimo ndabona abagabo batakaye mu rwobo basenya ingo, ndimo ndabona abagore batakaye mu rwobo basenya ingo, ndimo ndabona marayika asiba inzobo hene w'ibisasi. Imana gukura mu rwobo. wa munyeshuri we uricaye wabuze minervari, Mana igukure mu rwobo rwo kubura minervari. ndimo ndabona abantu benshi Mana bakura mu nzobo, Mana isiba inzobo. nguyu mwami amanura itegeko, Mana imara itegeko mu kibazo uhagazemo, Mana imara itegeko mu ntambara urwana ufite urubanza, Mana imanura itegeko, Mana igutegekere. ndagira ngo umubwire ngo uyu ninde mwamamagara Daniel, Mana iguhamagare guha amafaranga, Mana iguhamagare kubakira inzu muri icyo kibazo, Mana iguhamagare nasi w'idipini. hanyuma Imana hamagara Daniel. Daniel aritaba abwira Daniel ramubongo mwami nyagasani. Daniel abwira Imana, Daniel abwira uyu mwami aramuga ngo mwami nyagasani, kuri wowe mwami nta cyaha nakoze, ndetse no ku Mana ntacyo nakoze. nguyu mwami arategeka apfundura Daniel amukura mu rwobo rw'intare. Mana ikuzamure mu rwobo rw'ubukene, Mana ikuzamure mu rwobo rw'uburwayi, Mana ikuzamure wa mugabo we, Mana ikuzamure wabuze icyerekezo mu mujyi wa Kigali, muri ayo mahanga wabuze icyerekezo, wagiye uzi ko bizemera ariko byaranze. iyo bizinesi icyo gishoro cyawe kirarangiye, Mana igukure mu rwobo, Mana igukure mu rwobo rw'Imana. ikura Daniel muri uru rwobo. hanyuma umwami arategeka aravanga abantu bose bagambaniye Daniel kano kanya hanze itegeko bafata abana babo, bafata abagore babo, bafata abagabo babo, babafate imiryango yabo ngo barayifata. bamaze kuyifata ngo bahita babajugunya mu rwobo, ngo izinare ngo zabatanyaguye bataragera muri urwobo. ndagira ngo ubwire ngo Imana yo mu ijuru igukure akagambana. Amen. waradepoje bantu bakura kugambanira, warize bantu barakugambanira, ariko Uwiteka lasitopedita penima isikango herasi w'idipini hene kudipini sasa era wayasika. Imana itanze itegeko. hari abantu abari kukwica nibo bapfuye, abari bakurangije niba Imana irangije. ndagira ngo nkubwire ngo warakennye, uri mu bibazo, wabuze igishoro, wagerageje gukora bintu byaranze, ariko Uwiteka atanze itegeko. Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo imanuye amaboko akomeye. lasitopedita uyu ninde? uyu ni Yesu wari uri mugenda mu nzira, hanyuma ngo ahura n'umuntu wavutse ari impumyi. ngo abigishwa ba Yesu babaza Yesu ngo mbese uriya muntu ko agenda bamurandase ko ari impumyi, mbese ni ibyaha yakoze cyangwa n'ababyeyi be? Yesu abwira abigishwa aravuga ngo uriya nta cyaha yakoze ndetse n'ababyeyi be ntacyo, ahubwo ni ukugira ngo imirimo yanjye zerekerwe muri we. kuba ukodesha ntabwo ari uko wakoze ibyaha, kuba nta kazi ugira si uko wakoze ibyaha, kuba mbega warabuze icyerekezo, kuba urwaye,
kuba uri impumyi si icyaha wakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Uwiteka izerekerwe muri wowe. Yesu ngo ahita atanga itegeko, ngo aravuga ngo ahita atoba kondo, ngo agasiga ku maso y'iyi mpumyi. Yesu agutobora kondo, agatobe ubona amafaranga. Yesu atoba kondo, ubona akazi. Yesu atoba kondo, kiri izo ndwara. Yesu atoba kondo, ubona ikibanza. Yesu atoba kondo muri icyo gihugu. Yesu ngo aramubwira ngo genda wiyuhagire ku kidendezi cy'Isorowamu, bisobanura ngo naratumwe. Yesu agutegekere muri icyo kibazo, agutegekere muri izo ntambara, agutegekere. Iyi mpumyi ngo ijya Sorowamu iriyuhagira, hanyuma abantu bayibonye barayiyoberwa. Rero twasomye ijambo ngo bamubonye bamusunikira hanze, kuko Yesu yakoze igitangaza. Ngo Yesu abyumvise ngo aramushaka. Ndagira ngo mubwire ngo kuba waraguye, Yesu aje kugushaka. Kuba unywa inzoga, Yesu aje kugushaka. Kuba usambana, Yesu aje kugushaka. Yesu ngo aramushaka, ngo aramushaka, ngo aramubwira ngo mbese uranyizeye? Abantu ntibizera Imana, wikwizera abapfumu, wikwizera imyuka mibi, wikwizera abarangi, ntacyo bakugezaho. Izere Yesu. Hanyuma Yesu ngo aramushaka. Yesu agusakira ubuzima muri ayo mahanga. Yesu agushakira ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Washatse ubuzima warabubuze, washatse ubuzima urabubura, washatse inzu yo guturamo, washatse ikibanza urakibura, ariko Yesu agutegekere. Hanyuma rero Imana isibye inzobo ku bagore, Imana isibye inzobo ku bagabo. Zisibye zari zaracukuye kugira ngo muhure n'izi nzobo. Hanyuma mbona iyi firigo, Imana irambwira ngo nimube maso, hari firigo Imana y'ibibazo n'ibigeragezo Imana ibakuriyeho. Turabashimiye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma mwana w'Imana urakoze cyane, hari inzobe Imana isibye ku buzima bwawe. Amen. Wewe wari udukurikiranye, wari ufite urwobo cyari umurwobo, waracuruje urahomba n'ibindi, Imana igukuye muri urwo rwobo mu izina rya Yesu. Umuntu agukeneye yakubona he? Nitwa telefone. Yego. 0788 0788 Haryo gira cyaro yitwa ngwiki? Umugisha Eva TV. Okay, bani go Mugisha. Nje twari kumwe kuri kamera ya Elia. Imana ibaha umugisha. Biganiro cyo nakagaruka. Shalom, ciao ciao ciao. Ciao. Reka dusengere. Hanyuma reka dusenge Imana kugira ngo Imana idukure mu nzobo. Shobora kuba umaze igihe wibaza ku buzima uhagazemo, kwa ngo mbese bimeze bite, ariko Imana ishuye ko hari inzobo abadayimoni barimo barajugunyamo abantu. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ikure abantu mu nzobo. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, urera urakiranuka, kandi mu bumana bwawe urihagije. Turagushimiye cyane, udutekerejeho, utekerejeho abanyamahanga, utekerejeho abanyarwanda, isi yose uyitekerejeho. Mana ndasenze kugira ngo aba badayimoni, uyu mwanzi shitani wahagurukanye firigo ngo ashiremo abantu bahinduke barafu, bibagirwa Imana, nubakuremo lasito pe edita pewa sinima igome. Ndasenze kugira ngo usibe izo nzobo abantu bajugunywemo. Inzobo ni nyinshi, inzobo n'ubukene, inzobo n'ubukode, inzobo n'ubushomeri, ariko ndakwinginze inzobo n'uburwayi, sibiza inzobo zitandukanye abantu bajugunywemo. Urakoze kubikoze, turakwizeye Mwami Yesu, kutugire neza, udukuye mu nzobo mu izina rya Yesu, amen.